ukwezi ntugaburira gucumbikiye unyituye ibyo n'ibindeba gihe cyo shaka ni ibyangombwa ibyangombwa ubinzanire yewe ndava mu cyari ibibazo byose bikemutse ukaravera n'ibidakiranuka tuzicana rwose zo kukubeye ibyo n'ibindeba gihe cyo shaka ni ibyangombwa ibyangombwa ubinzanire yewe ndava mu cyari ibibazo byose bikemutse ukaravera n'ibidakiranuka tuzicana rwose zo kukubeye mama Dia nukuri iby'inzu yawe yo nashaka zanayisenya ibyo n'ibindeba nashaka zayisenye icyangombwa nuko izasigara ku butaka bwanjye mwana rwose njyewe ndi kumva ntabwo mbyumva nubwo tushobora kumbwira ngo ugiye kujya mu cyaro usiga ahangaha mama rwose reka ya ngomba kugenda byakwanga byakunda kuko bari abagabo barimo birirwa barwana babaciro ry'umugani ngomba kugendereka nka n'abakirana isi Paul n'uriya mugabo kuko nk'uwo barwana bafite karavera umuntu ungana kuriya barwana bafite ari nawe mukuru none si ibintu by'amasambo sema ubundi wawe waza kubyivanga ugasanga uhuye n'ibibazo si ubwo uhaguye ugasanga bamakuru atari n'ibyo baguteze mva nkubwire Dia ngiye kugenda bitunguranye ntawe uzamenya ko nagiye ngo arantega urumva ngomba no kugenda nkamenya uburyo karavera yamfatiye inzu akajya kwishyira amapanga ye ntayimuhaye ubwo rero ngomba kugenda kandi ndi rubarimo nkanabagira inama ntabwo mbizi gusa gihe numva kwisigarana nyine bitanyoroheye n'uyu mukecuru nyine ariko nta kundi ahubwo ko naganiriye na Beni akambira nyine ngo bitewe nuko abona ko mama wiwe ngo adashaka kuva hariya nyine ngo nta gahunda afite yo gutaha nyine ngo agomba ngo gushaka inzu nini atwimuriramo ngiriya nzu ni ntoya urwishankara racyayirimo Dia naringize ngo basagiye kumushakiriye naho no kuvuga ngo turacyari kumwe simbizi yambwiye nyine ngo azashaka inzu nini tubemo ntabwo ugeze avuga ko ari yiwe wenyine cyangwa ari twebwe twenyine azayishakira uburenganzira n'ubwe Dia aho azatwimurira hose nta kibazo tuzagenda dupfa kuba turi kumwe nawe ariko ahubwo erega iswamubwira twebwe hanyuma bo bakazaguma hariya akaba ari twebwe ashakira iyo nzu niyo yaba ari icyumba na salo tukaba ari twe turimo cyane ko ari njye nawe gusa bo bakigumira muri iri nzu yabyemera Dia nyine nicyo kibazo kuko nanjye nakomeje muhata numva nta byumva aravuga ngo aho nyine tuzaba ngo tuzabana twese ngo ariko buri muntu afite icyumba cye nyine buri muntu yisanzuye niyo mpamvu rero ngomba kugenda mu cyaro nkamenya biriya bibazo aho biherereye cyangwa se ko byanze n'ubundi Dia rwose urabona ko ibintu bigoye reba aha hantu turi urebe ubuzima turimo urebe n'ubwo mu cyaro aho kugira ngo rero umuntu agoma apfe no wanagenda ugapfira n'iwanyu aho ngaho base biraruta ese nugenda uzararugarutse gusa umva nagaruka bigakunda mama ndakwinginze makuru turamuzi cyangwa niyo yaba ari na karaveri niyo yaba ari undi uwo ari we wese ntazagira umuntu ngo n'amazi nguya karaveri we yamaze kuba igisimba byararangiye nawe ubwo yananyiyicira urumva ntabwo rero ko aho kugira ngo ndi nyarwanda ubwo buranatinya bari abasaza banje nyine ntazagira umuntu n'umwe woje nabo bashobora kubugambana nyine bakagutumaho umuntu cyane ngo begukane iriyanzu ariko iyanzu ko yabariye mu mutwe ubundi wayibahariye none se ntabwo uzi ko umuntu akunda ibyo atavunikiye Dia ibyo ubusa erega biraryoha kuri bamwe
ubundi tuzagira ahantu twicare dutekane tuvuga ngo koko mana warakoze ntago mbizi atari induru duhoramo reba nk'abasaza bawe babakunze kugukunda bagakwiye kugukunda cyane kuri wowe wenyine mukobwa bafite ngo bankunda barakura bishyira ngo bankunda ahubwo buriya barumva bankuraho bakabisigana na kariya gashitu k'inzu barimo barwanira bakakegukana kandi mana none ntabwo twapfa kuvuga ngo tubahaye iriya nzu tutaragira ishyikizo ariko ndayibaha gute iriya nzu ejo bundi ibintu byacu mbona imbwa zibirwaniramo buri none si iriya nzu ni iyabo twari tuzi ko tugiye gutuza nawe ntiyaje neza byibura ngo tunabane uriya mukecuru kandi beni nawe ntavuga ngo byibura naturekure twigendere azi biri kutubaho se kuvuga ngo anaturekure warabimubwiye narabimubwiye si yamubwiye ngo dushaka gutaha ubundi ntabwo ababyumva cyangwa adushakira indi nzu twigende urasa nyina nukuvuga ko atamuzi ntabazi wagiye urorera yamubwirwa n'iki se ubungubu ibyo dukorera arabizi ukumva ko ari njye wajya kubwira ngo mama wakora ibi n'ibi yahita avuga ati ahubwo uyu mugore cyangwa uyu mukobwa nawe ni yanga na mama ubwo urumva njye najya muri ibyo ngibyo ntawe uheranye umwana na nyina ubu nyine tugiye kuguma gupfira ipfunira dupfira muri uwo mukecuru atumenaho amazi adukubita tujujuta duceceke buriya ku buryo bene atazabimenya none se yabimenya we yafata nyina akamukubita ntiyamwe azareke twigende tujye gushaka n'ahandi ducumbika cyakora wenda ukugende ntaho uzacumbika tuzataha cyangwa se wihangane mbona amafaranga cyane ko nabonye akazi nanjye nkodesha inzu mbanze ntinya none se urumva byagenda gute kandi nanone gukodesha inzu se udafite n'ibikoresho na buri kimwe tuzagenda tujye biragoye gusa wenda nibiganizaho kaniko wenda zadufasha aduhe udukoresho dukeya nyine dutangire ubuzima ntabwo bene bashobora kubyemera dya rwose simbizi abimubwira utayimubwira simbizi abimubwira ko sinzi ko yabyemera ntitubenya tukigomera mu cyaro wenda cyangwa inzu yanjye inzu yanjye ahubwo waba barayitanze ubusa kugira ngo yari kujya guteza ibijura ariko ntacyo nyirimo najyana nataka abaturanyi bakantabara bumvise wari utaka se byo bibi oya ntacyo sha DIAN byihorere none se ugira ngo yaje atamaze gufata umwanzuro rero Paul muvandimwe akumva Peter anashimye ko tuza hano hiherereye twenyine mubwire ngiye ikintu ndeba kigiye kukubaka kigiye kumbaho dore ibi bintu byanyu Paul meze nk'ibiherutse kubera iburasirazuba kuneye ubwoba sibye ibintu byanyu nukomeza kubihubukamo gutya kagenda uzana ibintu by'imbaraga n'ubu boss n'amakositimu nka mugabo iyo yari ari Tanzania bigaragara ko ubuzima bwaramukaranze yaje nangari nk'ikihebe nta kintu agihomba kuko n'umugore we sinumvishe ko umugore we ngo atakiri kumwe ngo batari bananabyaranye yego yabaye ikihe buramuza bivuze ngo uriya muntu yameze nk'umuzimu ugenda nta kintu na kimwe ahomba nutitonda rero Paul nutitonda njye ndi kurankabona uri umurambo nutitonda ibintu urabigwamo dore kuri abantu bicana Paul mu maboko yawe harimo ibintu byinshi harimo isambu irutiriye isambu yaswo cyangwa se umutungo w'iwanyu si ukugize ku buryo wanjye inama yo guheba nkaheba umurimo wanjye umunani wanjye nkaheba koko Paul sinkubwiye ngo rekura nkubwiye kwitonda ukabanza ukaniga umuntu igihe gishize mutabonana ni kinini ntabwo uzi iyo yari ubundi yakoraga iki kuba yari umuvandimwe wawe kera aho hari kera nyine uyu munsi wa none uriya ndi kubona ari nk'ikihebe yanakwica reba nk'ejo nahinguka bagishwe ntabwo yagucakiye mu izosi yaranyisha ahubwo se kubera amaze iminsi nk'ibiyoga naragiye mbumwumbati neza aramfataho rimwe ngasemeka uzi ko nanjye namufashe neza wa muntu reka nkubwire nagiye nkunda kujya ahantu abantu bari kurwanira no gukiza cyane buriya bifashe umuntu hano kumva haragagaye umuntu ujye mwitondera Paul imitungo yiguhima amaso ngo ubone ko hariya ari ubuzima bwawe buri kuko upfuye byasigara biribwa na mayibobo zose cyangwa se nawe ukamutungura ugasanga umukubise mu cyico akabaguye hasi kandi urabizi uwishe umuntu afunga imyaka ingahe ni burundu siko bimeze none se bagufunze burundu buriya butaka urumva ikintu bwaba bukikumara yari iki ariko se koko mana uko uriya muvuna muheto koko ndeke ansuzugura ntwarira umurima koko gusa ubundi po koko ubwo duherukana ngewe nakubwiye ngo itabaza ubuyobozi sibyo
ariko nakubwiye mu ijambo ariko ndavuga ni niba nta cyangombwa kigaragara kikwanditseho Paul uraburana ubusa ariko niba utaranyumviye nk'inshuti yawe beka kujya kwisheta kuriya muvandimwe wawe yakwica ubuzima nicyo gishoro Paul itabaza ubuyobozi Peter ndi guhomba Peter nuko utaza amateka yanjye umugore nashatse yarampombeje ahandi ni mukagameze nk'uwisha Peter narahombye ku buryo urwego nakagombye kuba ndiho uriya nawe ari kuza nsonga nari mfite imodoka nyishyira mu garage sinamenye igihe bayirire nagiye kubakanisanga mu garage ryarimutse sinamenye iyo bagiye ibyo birahera umugore ampombye amafaranga n'akazi nahembwaga 200,000 nako mfite ubu ngubu ntago ngakora neza agakora utese nyine urkwiriguza kubuyabuye ntangarirwa mu nzenguruka mu bibazo abagore banteje umutwe ndahomba none se n'umunani nkuhomba ko mbona nukomeza gutsimbara ku 8 tari na hegitari 50 byibura ko mbona uri buhombe n'ubuzima bwawe Paul uriya muntu uvuga ngo yabaye hanze aho ni muhumurima ntazaza naho mbaka hankura aho ba hatandukanye hariya yitwaza ngo ni ku isambu yasku sibyo hariya rero aho uri aho ngaho i Kigali naho bizabihuriye ariko Paul twere kujya dushaka kureba ibintu ngo biduhuma amaso ura n'umuvandimwe wawe ese uretse no kumuvandimwe wawe ari undi wahandi we ntago wanabimuhereza akanagenda kiberaho Paul ubuzima bwawe n'ubwa mwene nyoko mwere kubunyanyagiza ku muhanda ngo abantu bajye bahitambuka babasekaseka murebe icyo mupfana mukirutisha ubutaka Peter ndakumva pe ariko uriya muntu ubugoma afite simpamya ko byagarukira hari uriya muntu niyo namuhariye ashobora kuza kankurikira ni Kigali he nakaza kakanyamo agakora ibishoboka byose uriya ndabonye afite gahunda yo kumpombya icyo hanze amaso umunsi anitwaza ni isambu buriya nabafasha amatwi niba afite amakuru ko nta cyangombwa mufite aho niyo mpamvu buriya ibyo byamuhaye imbaraga sibyo niyo mpamvu Paul rwose ngiye reka nkubwize ukuri pe ngiye nkubwije ukuri kwanjye ari njye bya bintu nanabireka Mbabura w'interi mugwe nimwareka kugira ikintu kwemereye cyo nzamujyana ariko ibintu ukoze mbabura utazabyicuza ntabwo nzabyicuza ariko narahubutse kandi azakora zikari we mama we ndakwinginze sibyo azakora zikari we mama kandi nazigera amenya yuko ngiye nageze mu guta ndakwinginze n'ukuri ariko mbabarira umbwire yuko uzava muri aka kazi ntabwo ibi bintu ntabwo byazavamo urimo urarizwa n'iki ntacyo ubona igihe tumaze imyaka 20 yose nta mwana koko wowe wumva nta kibazo dufite muri uru rugo mukama wanjye embesi banange reka nkubwire igenda ukakomeza kuntesha umutwe urumva neza mama wawe yarapfuye none n'igihe nyoko gihe wakureze urumva undi mama wumbaza n'uwo utigeze ubona na mbere hose ahubwo haguruka ugenda ufata birabyomba genda ubifate byose gira vuba kuko turi kwitegura no kugenda tugasubira mu Rwanda gira vuba nta soni ndababwira
nyine se niba twenda kwa dogita bitemeye ngira vuba ariko nashaka kwigendera ngiye basi washatse undi mugore sheri akakubyarira umwana ariko none we mugore umwana sheri ni ukuri nyemerera ni ukuri nyemerera ushaka ibyo bintu niba byivugiye nta kibazo sheri ni ukuri ushaka undi mugore reka none umwana yanjye ni ukuri nyemerera ushaka undi sure